ni umunyamerika w'imyaka 20 yonyine ariko yahindutse umugisha ndetse aba n'icyitegererezo ku banyafurika bose. ISHOWSPEED aka kanya uri mu Rwanda agiye gukorera iki mu Rwanda? Mu by'ukuri ni umugabo ufite imyaka 20 yonyine ariko ari gukora urugendo cyangwa se icyo twakwita nka tour ku mugabane wa Afurika mu bihugu 20 byose, ariko abantu benshi isi yose yabakubiye kuri internet yose yacitse ururondogoro. Hari bamwe bari gusuka amarira bibaza uburyo media mpuzamahanga zagiye zibabeshya byinshi kuri Afurika, ariko ISHOWSPEED akaba yamaze kugaragaza ko ibi bintu byinshi atari byo. Ari kugenda yerekana ukuri kugiye gutandukanye cyane cyane muri Afurika, mu mugabane utuwe n'abaturage bishimye mu by'ukuri, mu gihe media mpuzamahanga ngo zari zarabwiye bamwe ahagiye hatandukanye ku isi ko hari abantu benshi muri Afurika baba mu gahinda gakabije, bibanira n'intare ndetse batagira iterambere na rike. Ariko ISHOWSPEED akurikije cyangwa se yerekanye kuri internet aho akunda gukurikirwa, akaba ari kugenda yerekana ukuri. Aka kanya ni mu Rwanda, ari byinshi cyane agiye gukora mu Rwanda. Ese nk'u Rwanda twamwitegaho iki? N'urugendo afite ku mugabane wa Afurika mu bihugu birenga 20, ariko leta z'ibihugu ziri gushyiramo imbaraga kugira ngo zize zamwakira neza ndetse zimufashe no kuba yagira ibyo yerekana muri rusange, cyane cyane ko uyu musore mu ma video akora cyangwa se mu byo atangaza kuri internet cyane cyane ku rubuga rwa YouTube byizerwa cyane kubera ko biba biri gucaho live, nta editing irimo, nta bindi bintu byinshi birimo, kandi ISHOWSPEED akaba agenda yerekana ahantu hagiye hatandukanye. Ubusanzwe ni muntu ki? Ese kubera iki u Rwanda rwamwakiye bidasanzwe? Ese agiye gukora iki mu Rwanda? Ibyo byose tugiye kuba tubinyuramo gake gake ku mbuga nkoranyambaga tureba uko ibintu bimeze. Ino ni K News, niba wahageze kanda subscribe. Ubundi ubusanzwe ISHOWSPEED ni muntu ki? ISHOWSPEED muri kumva mu Rwanda wamaze guca ibintu ku mugabane wa Afurika, ese ni muntu ki? ISHOWSPEED ni umwe mu YouTuber bakomeye ndetse akaba n'umustreamer uzwi cyane, cyangwa se babandi bakora icyitwa live streaming, no guhitishaho video iri kuba ku kanya kuri YouTube ndetse zikamara n'igihe kirekire cyane. Uyu musore yavutse ku itariki 21 Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere muri 2005, avukira mu mujyi wa Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza kano kanya afite imyaka 20 yonyine. Ni umusore wamenyekanye cyane kubera gufana Cristiano Ronaldo nk'umwe mu birangirire byo mu mupira w'amaguru, ni nacyo cyatumye abantu benshi bamumenya, yewe baranamukunda kubera uburyo amukundamo atihishira. Afite byinshi cyane urubyiruko rugenda rumwigiraho, cyane cyane ko ibiganiro bye bikurikirwa n'abana mu by'ukuri bangana nawe hagati y'imyaka 18 na 28 nibo biganje cyane mu gukurikira ibiganiro bye. Uyu musore yatangiye gukora kuri YouTube muri 2016, niwe yafunguye rubuga, ariko ntiyahita amenyekana cyane. Gusa yaje kumenyekana mu mwaka w'2021 ubwo yatangiye gukora live stream za gaming cyane akita kuri NBA, ndetse nyuma yaho akaza kuba yakira n'ibirangirire byo muri FIFA. Ibi rero kubera imyitwarire ye, uburyo akoramo, uburyo asetsa cyangwa se reaction agira muri izi live streaming ze, byatumye abantu benshi bamumenya cyane. Muri 2021 video ze zatangiye gukwirakwira cyane kuri TikTok, bituma izina rye ritumbagira mu buryo budasanzwe. Yakoraga ibiganiro mu buryo abandi bantu batigeze batekereza, akora asakuza cyane muri live, cyangwa se akagira imvugo zitunguranye cyane muri live, yewe akanagira reaction zikabije muri live ze, byaje gutuma agera ku mamiliyoni n'amamiliyoni y'aba followers baza kuba bamukurikira kuri zino mbuga nkoranyambaga ze. Kugeza kano kanya ni umusore ukurikirwa n'abarenga miliyoni 150 ku rubuga rwe rwa YouTube, bigaragara ko bamukurikira cyane. ISHOWSPEED ni umwe mu bantu bazwi nk'abafana b'imena ba Cristiano Ronaldo, ndetse yahindutse nk'umwe mu banyamuryango be kubera ko ajya afata igihe kimwe na kimwe akajya kumusura mu rugo, ndetse akaba yakina n'umuhungu we witwa Cristiano Ronaldo Jr. Uyu musore uzwi cyane mu nteruro akunda guserebura avuga ngo shuu. Iyi ni interuro cyangwa se ni celebration ikunda gusereburwa n'iki cyamamare mu bijyanye na football, ndetse uyu musore akaba yizwiho cyane ndetse no
kuyamamaza cyane bigaragaza urukundo rudasanzwe afitiye Cristiano Ronaldo, bituma n'abafana b'uyu mukinnyi bose birundira kuri ISHOWSPEED. Gusa si cyo cyonyine azwiho cyane, kubera ko uyu musore yigeze no kujya agaragara mu ndirimbo, cyane cyane indirimbo ze zagiye zimenyekana cyane kuri YouTube ndetse na TikTok. Urugero, hari nk'indirimbo afite yitwa World Cup yarayiririmbye, afite indi yitwa Shake nayo yarayiririmbye cyane. Ni umwe mu basore bihariye cyane mu bijyanye n'isi y'ikoranabuhanga cyangwa se mu isi ya interinete. Uyu musore rero akaba yamaze kugera mu Rwanda, aho ku munsi w'ejo ku mukino wa Super Coupe, ubwo ni kuri uyu wa gatandatu, azaba agaragara muri half time show ari kususurutsa bamwe mu banyarwanda bazaba bari kuri uno mukino. Hanyuma uyu ISHOWSPEED azakomeza ibikorwa bye bigiye bitandukanye. Abantu benshi baribaza ISHOWSPEED mu byo atambutsa kuri interinete cyangwa se kuri streams ze, harimo ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, nkaho amaze kunyura mu bihugu bya Botswana, South Africa, Mozambique, Angola ndetse n'ibindi bihugu. Yagiye akora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo kubyina, guhura n'ibyamamare bigiye bitandukanye, yahuye n'abakobwa benshi, yahuye n'umugore ukomeye cyane muri Afurika ndetse aza no kumutsinda cyane ubwo uyu mugore yakururaga imodoka akamusiga. ISHOWSPEED ni umwe mu basore bafite physique iremereye cyangwa se bafite ingufu mu mubiri wabo, dore ko ari umusore ukiri mutoya unakora imyitozo ihambaye. Azwiho kwiruka cyane, azwiho gutaruka cyane ndetse azwiho gukora ibikorwa bye n'imbaraga nyinshi. Gusa uyu musore ari kugenda ahura n'ibyamamare bigiye bitandukanye cyane cyane muri bino bihugu avuyemo. Muri East Africa azasura ibihugu bibiri byonyine, n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kenya. Ese ni cyo agiye gukora mu Rwanda? Ubundi biteganyijwe ko ISHOWSPEED azahura n'abantu bagiye batandukanye, ashobora kuzitabira kujya kureba ingagi cyangwa se akajya muri parike runaka. Hanyuma ISHOWSPEED abantu benshi bari kwifuza ko yazaza mu mujyi muri car free zone cyangwa se akaba yajya nko mu marangi, dore ko hari abantu bamaze kuba bamwitegura. Nabonye abitwa ba Rutambi, ni bamwe mu bamenyekanye mu bafite physique iri hejuru cyangwa se mu bafite umubiri uremereye cyane mu guterura ibiremereye. Hanyuma bakavuga bati turamwiteguye cyane uyu ISHOWSPEED. Impamvu leta z'ibihugu muri Afurika ziri kugenda zimugiraho umugisha ni ukubera ko isi yose ya interinete yacitse ururondogoro kubera iyi mpamvu. Abantu benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi ruri kugenda rurira cyane bavuga bati media mpuzamahanga cyangwa se itangazamakuru mpuzamahanga ryaratubeshye cyane. Abantu benshi mu bihugu bitari byo muri Afurika, ubwo ni nko mu Burayi ndetse no muri Amerika batazi Afurika, bibwiraga ko muri Afurika ari abantu baciriritse cyane, biberaho mu bihuru, bibanira n'intare ndetse n'impyisi, bibera mu ishyamba ndetse nta kintu na kimwe cy'iterambere kiri muri Afurika. Bumvaga ko Afurika ari gutyo iteye. Hari bamwe bari bazi ko Afurika ari igihugu kimwe, batazi ko Afurika ari ibihugu byinshi. Hari abantu benshi bari bazi ko Afurika ari gace kamunzwe n'intambara, hiberamo intambara, hiberamo ibintu bibi gusa. Ariko ISHOWSPEED ari kubereka ukuri gutandukanye nuko bari bazi. Impamvu ari ISHOWSPEED uri kubibereka ntago ari uko Afurika idakora ibishoboka byose kugira ngo babibereke, ariko akenshi na kenshi media ibabwira ko ari byo baba bateguye cyangwa se ari byo baba beditinze. Dore impamvu bari kwizera ISHOWSPEED mu byo ari kubereka. ISHOWSPEED ni umusore ukora ibiganiro biri live ako kanya, na editing igomba kuzamo kubera ko kamera y'igenda icanye, icyo agezeho ubwo urakibona nyine live, nta bintu byo kubeshya bihari. Niyo mpamvu abamwe mu bagiye batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye bakurikirana n'umusore basazwe n'amarira, amarangamutima aba menshi, bati ntabwo twari tuzi ko muri Afurika hameze neza gutyo, ntabwo twari tuzi ko muri Afurika hari abaturage bagira urugwiro gutyo, ntabwo twari tuzi ko muri Afurika hari iterambere rigeze aho rigeze kano kanya. Ati mu by'ukuri, ati media mpuzamahanga cyangwa se ibitangazamakuru mpuzamahanga byagiye bitubeshya kenshi cyane. ISHOWSPEED ubusanzwe numwe mu basore bafite amazina ye asanzwe ariko yamenyekanye nka ISHOWSPEED. Ubusanzwe yitwa Darren Johnson Watkins Jr. ariko azwi nka ISHOWSPEED cyangwa se
speed shoe cyangwa se kakarango ke ka Ronaldo akunda kugenda ashyiraho. Leta y'u Rwanda nk'ibisanzwe nayo iramwakira, hari byinshi agomba kwerekana, hari byinshi agomba gutangariza isi bibiri kubera mu Rwanda, cyane cyane ko ari igihugu u Rwanda ari igihugu kimwe mu bihugu bishingiye ubutunzi bwabyo ku bukerarugendo ndetse no kugaragaza ibyiza bitatse u Rwanda, harimo abakobwa beza, harimo imisozi n'ibibaya, harimo ibyuzi ndetse n'ibiyaga, harimo ubuyobozi bwiza, harimo umujyi, harimo inyamaswa. Ibi byose ISHOWSPEED yitezweho kuba yabyerekana, kandi n'umwe mu berekana ibiganiro bikagenda byemerwa n'ahagiye hatandukanye kubera ko akora ibiganiro live kandi nta kubeshya kurimo. ISHOWSPEED aho uza kumubona hose umwakire neza, n'umwe mu bashyitsi b'imena u Rwanda ruzagira muri uno mwaka, ndetse n'umwe mu bashyitsi b'imena u Rwanda ruraba rwakiye muri zino ntangiriro z'umwaka. Ino ni K News, reka mbashimire cyane aho uraba uri hose. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana mu biganiro n'amakuru tugenda tugeraho cyane.